Tekereza kuba uri umubyeyi ukunda umwana wawe kurusha ubuzima bwawe, ariko isi yose ikakwanga, ikakwita umwicanyi, kandi ugafungwa imyaka yawe usigaje utarigeze ukora icyaha. Uyu munsi tugiye kuvuga ku nkuru ibabaje cyane ya filime yitwa Miracle in Cell No. 7. Iyi ni imwe muri filime zakoze ku mutima abantu benshi ku isi. Niba ukunda inkuru zirimo urukundo rw'umubyeyi n'umwana, amarira n'ubutabera bubabaje, iyi story iragusigurira. Reka dutangire. Inkuru itangirira ku mugabo witwa Yong-gu. Yong-gu ntabwo yari umuntu umeze nk'abandi. Yari afite ikibazo cyo mu mutwe cyatumaga atekereza nk'umwana muto nubwo yari mukuru. Ariko nubwo abantu bamusigaga kandi bamufata nk'umusazi, hari umuntu umwe wamukundaga kurusha abandi bose. Umukobwa we muto witwaga Yeseng. Aba bombi bari abakene cyane, babaga mu nzu nto cyane kandi nta mafaranga bari bafite. Ariko nubwo ubuzima bwari bugoye, bari bishimye. Bakinaga hamwe, basekaga hamwe, banaryaga utuntu duke bafite bishimye. Yong-gu yakundaga umukobwa we birenze uko umuntu yabivuga. Umunsi umwe Yesanga yabonye agasakoshi k'umukobwa gafite ishusho ya Sailor Moon maze aragakunda cyane. Yong-gu amusezeranya ko azakagura. Ariko ikibazo ni uko nta mafaranga yari afite. Bukeye bwaho Yong-gu yagiye gushaka ako gasakoshi. Ariko ageze ku iduka asanga aka gasakoshi kamaze kugurwa n'undi mwana. Uwo mwana yari uw'umukobwa wa chief wa polisi. Umukobwa araseka maze abwira Yong-gu ko bazahura nyuma akamwereka aho bakagura. Yong-gu arabyemera. Ariko ibintu bihita bihinduka bibi cyane. Mu gihe barimo bagenda hafi y'ahantu hari kugwa urubura, uwo mwana aranyerera aragwa cyane. Yikubita umutwe nabi cyane. Yong-gu agerageza kumufasha no kumukangura, ariko abantu baza babona asa nk'uri gukora icyaha. Mu kanya gato gusa, polisi ihita iza. Kubera ko uwo mwana yari umukobwa wa chief wa polisi, nta muntu washakaga kumva ukuri. Bahise bavuga ko Yong-gu yamwishe. Yong-gu ahita afungwa. Ariko kubera ikibazo yari afite cyo mu mutwe, ntiyumvaga neza ibyo bamubazaga. Polisi baramukubita, baramutoteza, bamuhatira kwemera icyaha atakoze. Yahoraga arira asaba kujya kureba umukobwa we, ariko nta muntu wamwumvaga. Nyuma bamushyira muri gereza, muri cell No. 7. Iyo cell yari irimo abagabo bakomeye cyane b'abanyabyaha, abicanyi, abajura n'abagome. Ubwo Yong-gu yinjiraga bwa mbere, bose baramusekaga, babonaga ari ikigoryi. Mu minsi mike abantu bo muri cell batangira kubona ko Yong-gu atari umuntu mubi. Yari umuntu mwiza cyane, yafashaga abantu, yasekaga nk'umwana kandi yakundaga umukobwa we cyane. Umunsi umwe mu bagabo bo muri cell yagize ikibazo gikomeye. Yong-gu amufasha mu buryo butunguranye. Kuva uwo munsi abo bagabo batangira kumwubaha. Bose batangira gukunda uburyo yakundaga umukobwa we. Ariko ikibazo gikomeye cyari kimwe. Yong-gu yari ababajwe no kubona adashobora kubona umukobwa we Yesanga. Bityo abagabo bo muri cell No. 7 bafata icyemezo gikomeye cyane. Gucuruza ubuzima bwabo kugira ngo bamufashe kubona umukobwa we. Ijoro rimwe aba bagabo binjiza Yesanga muri gereza rwihishwa. Umwana muto yinjira muri prison rwihishwa. Ubwo Yong-gu abonana n'umukobwa we, atangira kurira cyane. Yesanga nawe ariruka cyane, aza yiruka ahobera papa we. Ni imwe muri moment ibabaje cyane muri iyi filime. Abo bagabo bose bo muri cell batangira kurira. Kuva uwo munsi Yesanga yatangiye kubana nabo rwihishwa muri prison. Baramukinishaga, bakamwitaho. Cell No. 7 ihinduka nk'umuryango.
ni naho havuye izina rya filime Miracle in Cell No. 7. Nyuma y'igihe bamwe batangira kubona Yong-gu yashoboraga kuba arengana, nta bimenyetso bifatika byari bihari. Ariko chief wa polisi kubera uburakari bwo kubura umukobwa we yashakaga umuntu wo guhana, ntiyashakaga ukuri, yashakaga umuntu wo kwiciraho. Yong-gu aracyakubitwa kandi agahatirizwa kwemera icyaha. Mu rukiko kubera ubwoba no gutega ubwoba yemera icyaha kugira ngo babashe kwita ku mukobwa we. Ibyo birababaza cyane. Mu gihe cy'urubanza iyo asanga muto arahaguruka ararira cyane, avuga ko papa we adashobora gukora ibintu nk'ibyo, ariko nta muntu umwumva. Ubwo Yong-gu yabonaga umukobwa we arira, yemeye igihano kugira ngo umukobwa we abeho amahoro. Nyuma y'urubanza bamukatira urwo gupfa. Cell No. 7 yose irasenyuka kubera agahinda. Abagabo bose batangira kurira nk'abana bato. Ku munsi wa nyuma mbere y'uko yicwa, Yong-gu ahabwa amahirwe ya nyuma yo kubona umukobwa we. Bombi barahoberana cyane. Yesanga ararira cyane amusaba kutagenda, ariko ntacyo bashoboraga gukora. Yong-gu nawe ararira ariko agerageza kumusetsa kugira ngo adatinya. Ubwo bamujyanaga abagabo bose bo muri prison barariraga. Ni scene yashegeshe abantu benshi cyane ku isi. Nyuma Yong-gu aricwa kandi yari umwere. Hashize imyaka myinshi yesanga aba mukuru ndetse aba lawyer. Ariko ntiyigeze yibagirwa papa we, yiyemeza gukora byose kugira ngo agaragaze ukuri. Ari mu rukiko asubiramo inkuru yose, agaragaza uburyo papa we yarenganyijwe. Abantu bose batangira kurira. Amaherezo ukuri kwaramenyekanye. Isi yose imenya ko Yong-gu yari umwere. Iyi filime itwigisha ibintu byinshi cyane. Ko urukundo rw'umubyeyi n'umwana rudashira. Ko rimwe na rimwe isi ishobora guhana umuntu utakoze icyaha. Kandi ko ukuri gushobora gutinda ariko amaherezo kukigaragaza. Niba iyi story yagukoze ku mutima, andika muri comment. Yong-gu deserved justice. Kandi ntiwibagirwe gukanda like, subscribe na share kugira ngo dukomeze kuzana izindi movie recaps nziza cyane. Murakoze kureba.